nawe wakwikorera logo yawe, icyo bigusaba ni iki? Ni ukuba ufite imashini, ni ukuba ufite telefone yawe, ni ibintu byoroshye cyane, ngiye kubikwereka mu minota rwose mike cyane, iyi video iraba nkeya ariko ndagushishikariza ko iyi video uyikurikira kugira ngo ubone ukuntu wakora logo ya channel yawe. Nk'uko bisanzwe rero turihuta cyane kugira ngo ya YouTube channel yawe kuri MD Empire ngiye kubikwereka neza rwose, ntugire impungenge, wowe ukaba wicaye iwawe ukajya kuri laptop yawe neza ugakora logo yawe udahenzwe, utagiye gutanga amafaranga hirya no hino ngo baguhende. Ni ibintu ngiye kukwereka bifata iminota mikeya kugira ngo uyikore, ni ibintu byihuta kandi ni ibintu bisaba ngo ukurikirane neza iyi video utihutishije cyangwa utarambiwe. Iyi video iraza kukwigisha uburyo wakora logo neza wifashishije ibintu bibiri ngiye kukubwira mu kanya. Twagiye rero. Twihuse rero, niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel yitwa MD Empire, ukora subscribe, ukore like una sharing kugira ngo tujye tuzamukana twese. Twagiye rero twihuse, tugiye gutangira ku cyo bita Canva. Iyi Canva ni website ishobora kudufasha kuba twakora murabizi gukora ibintu byinshi cyane ku bantu ba YouTubers bagitangira muyimenye. Iyi Canva izagufasha kugenda. Tugiye kwifashisha Canva kugira ngo dukore iyi logo yacu. Twihuse rero, hano murabibona ukuntu bimeze. Ufungura Google yawe cyangwa browser yawe ukandikamo icyo bita Canva. Iyo umaze kwandikamo icyo bita Canva, hafunguka iki kintu mureba aha ngaha. Ikintu mureba aha ngaha ni nka website ya Canva. Iyi Canva idukorera ibintu byinshi, dukora standby, dukorera amavideo nyine aha ngaha twapulodinga, ibi twapulodinga dushobora kubikorera muri Canva, dushobora kubikora muri CapCut, dushobora kubikora no muri VN. Mbese dufite amanuza menshi dushobora gukoreramo, ariko iyi ngiyi igufasha ibintu byose kuko irakudirectinga, igufasha mu buryo bwa design, igufasha mu buryo bwa tutorials, mbese ibintu byose irabigufashamo. Twihuse rero, aha ndagira ngo mbereke iyi Canva. Iyo uyirangije ujya ahantu handitse logo nk'uko nabiberetse. Logo iyo umaze kuyikandaho, ikuzanira thumbnail menshi cyane, template. Urabona template menshi cyane ni aya ngaya. Ni ukuvuga ngo aya template yose iguha, wowe ushobora guhitamo bikurikije na logo yawe ushaka. Ni ukuvuga ngo wowe uhitamo logo yawe ushaka. Ngiye mpisemo iyi AV. Iyi AV nshobora kuyihindura mu buryo bwanjye nkoze editing ukuntu nyikora. Nshobora kuyigiramo nkayikandamo inshuro ebyiri cyangwa double click kugira ngo nyiramo nkandikamo M. Nk'ubu ngiye channel yanjye ni MD Empire TV, nkandikamo MD. Noneho nshobora kuyidesigninga uburyo bwanjye nifuza. Wenda iyi M nshobora kuyihindura ibara, uyijyaho, wamara kujyaho ukajya hano kuri text ugahindura ibara biturutse n'ibyumviro byawe, abakunda amabara. Ni D nayo yijyaho ukayiselectinga ukwayo, urayitonda ukayiselectinga ukwayo, nayo ukajya kuri hano hejuru ku nyuguti ya A ugakandamo, igakwereka uburyo ushobora kuyihinduramo. Wayigira umukara, ariko hano wigize umukara ntiyagaragara neza, bisaba ko uyihindura ikintu mbese hano urabona ko uyihinduza umukara ariko ntiyagaragara kuko background yanjye ni umukara. Ndayisubiraho, ndabanza nyisubireho pardon gato, noneho nshaka irindi bara nayishyiraho. Nshaka gushyiraho umutuku, ariko urabona ko kuko ntayiselectinze iyi si umutuku yose, ndabanza nselectinge iyi D yonyine niyo mbanza guselectinga. Ikintu cyo guselectinga nicyo ugomba kugira. Ndashyiraho umutuku, urabona ko yantuza yanjye logo yanjye ndayikoze. Noneho aha ngaha naho ibi ndabisiba, wenda nshyiremo kuko intuza yanjye ni MD Empire TV, nandikamo Empire TV, MD Empire. Urumva kugira ngo MD Empire TV, kugira ngo ni uburyo ndi kubaha, wowe ushaka uhitamo ibifite template menshi, wowe ugakora logo yawe. Ubu nabwo ni uburyo bworoshye bwo kuba wakwikorera logo yawe ukoresheje icyo bita Canva rwose, kuko ndabona ko ari ibintu rwose bigaragara neza bitewe n'ibyumviro byawe. Urabona rwose nta kibazo, urabona ko iyi logo yanjye nyirangije. Iyi logo nshobora kuyifashisha mu buryo bwa logo yanjye, nawe ushobora no kudesigninga indi nk'uko ngiye kubereka n'indi kugira ngo ngende mbibereka.
kugira ngo tujye tugendana neza, ushobora guhita ujya hariya kuri share ugahita uyidawunirodinga ni uwo mwanya, ihita yidawunirodinga rwose neza cyane, nta kibazo neza rwose. Noneho nk'ubu ujya kuri dayo ukajya kuri PNG ugahita ugira ute, ukora icyo bita download. Iyo umaze kuyidawunirodinga yo tayari iba yamaze kwijyanamo, nta kibazo rwose. Ubwo noneho rero twihuse rero turacyagenda, tugeze kuri tugiye kugera ku kindi kintu, tugiye gukoresha ubundi buryo, kugira ngo mbibereke neza. Tugiye gukoresha ubundi buryo twakoramo wenda uburyo dushobora gukoramo indi logo. Wenda reka turebe hano, tugende turebe hano, aya yose ni amatemplate ubona yose ari aha ngaha, ni amatemplate ushobora gukoresha, nta kibazo. Ushobora gukoresha aya matemplate yawe kugira ngo ibintu bigende neza nta kibazo. Nk'iyi ushobora kuyikoresha bitewe n'inyuguti zawe, ni ukuvuga ngo ibi byose ukora ni wowe uba wabyihitiyemo byose nyine nawe. Ubwo rero twihuse rero tuhita tujya ku iyo bita Leonardo AI. Leonardo AI iyi nayo ni application ishobora kugufasha mu buryo bwo gukora logo yawe nta kibazo rwose. Iyi nayo ndagiye kwereka uburyo ikoramo rero, twihuse rero. Ufungura nk'uko nabibabwiye, ufungura Google Chrome cyangwa browser yawe, bitewe n'ibyo ukoresha, noneho ukandikamo Leonardo AI. Leonardo urabyandikamo muri Google bisanzwe, wamara ugasacinga igahita ibikwereka. Dore ngiyi hano Leonardo ifite agashusho rwose akajya kumera nk'ishusho ya Yesu. Ukandaho rero, iyo ukanzeho ikuzanira table. Iyo table niyo utangira niyo igukorera logo wifuza bitewe n'ibyumviro byawe, bitewe n'uko wowe ushaka ko logo yawe igomba kugenda. Aha ngaha urabona iri gufunguka. Iyo ujemo rero utandikishije, ujya muri sign up cyangwa sign, ugafungura muri paka ufite email muri Gmail ugukandaho igahita ikudetect. Uhita ukanda hano handitse ngo get started. Rero iyo umaze kuhakandaho haza kano kantu kanditse ngo image cyangwa create image. Afite telefone handitseho ngo create image, afite laptop handitseho ngo image. Ukanda rero kuri kano kantu kanditseho image. Kano kantu kanditseho image iyo umaze kugakandaho, ni ukuvuga ngo ugiye kwibwira website cyangwa logo yawe ukuntu. Ngiye rero hari umukunzi wacu watwandikiye muri comment atubwira ngo tuzamukorere logo, yitwa Grace, na channel ye muyimenye, ni umuntu umumama uteka, channel ye yitwa ngo Grace Kitchen. Ndabashishikaza n'abantu rwose bagize bateka ko bajya bamuteza imbere, bakamuforinga, bakareba ibyo akora. Ateka neza, akora ibintu byiza. Ni ukuvuga ngo wowe, uyu mama yavuze ngo nzamwigisha. Hano nanditsemo ngo create warm and inviting logo for YouTube channel called Grace's Kitchen. Noneho rero iyo umaze kubyandikaho, nkanda hara kuri generating, ni ukuvuga ngo ihita ivuga ati reka uyu muntu mukorere, reka nkore logo yansabye. Uyu nguyu navuze ko ateka, akora ibintu byo guteka, cooking. Noneho rero reba logo bagiye banzanira hano, Grace's iyi ntabwo yuzuye. Hari Grace's Kitchen, iyi urabona ni nziza. Grace's Kitchen ikagenda izana n'utuntu, mbese urabona ni akantu kubatse neza. Ashaka kugakoresha mu buryo bwa logo ye, mu buryo bwa intro kuri video, ku mavideo. Ujya rero hariya ukakora download, ni free, nta kintu bakwishyuza. Rwose ubikora gutyo, ujya hariya ugakora download, kahita kajya muri documents zawe. Noneho wowe ukazajya ugenda ubikora witonze nta kibazo. Ibyo rero abantu bari bansabye ko bakora logo ni izi ngizi, nabafitiyemo ebyiri. Ubutanze bakorera izindi, hari izindi nyinshi, nuko nagira ngo mbereke uburyo ushaka gukora logo. N'abashishikariza iyi Leonardo cyangwa Canva, nizo zintu zigezweho ubu ngubu, zishobora gukorera logo yawe neza rwose nta kibazo gifite. Rero iyi video nibigushimishije rwose, kandi kuri subscribe
ukanda like, rwose bantu banjye mujye muduha like, tuba twakoze, tuba twakoreye ibintu kandi muba mwabidusabye kugira ngo tujye tugendana neza, kandi ni ukuri ndabashimira kuko mwitanze mukampa like, mukanareba video zanjye, ndabashimira muri umuryango mwiza. Dusubire muri video itaha, video mbashishikariza ko izabafasha kandi nziza, ndayibashishikariza kuko mwese nimuyireba izabagirira akamaro, kuko ni video nziza yigisha kandi izatuma nk'abantu bakizamuka, kandi abantu babuze views, abantu mbese bakiri hasi babuze aba subscribers, rwose izabafasha. Ciao ciao rero, murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane.